baba bahagije kugira ngo ubukwe bube bwuzuye. Ubukwe bugomba kuba bufite umukwe n'umugeni, ariko kandi hakaba hari n'abakwe batashye ubukwe. Hari intambara duhura nazo, hari amakuba duhura nayo, hari akaga, hari ibiduca intege bituruka mu bakwe. Abakwe twabana mu badiyakoni, abakwe twabana mu nshingano no murimo w'Imana, abakwe twabana mu baririmbyi turirimba, abakwe twabana mu bakirisito, abakwe twabana mu banyamasengesho, kubera ko baberaho kuryoshya amafoto. Kandi nkuko nta bukwe butagira umukwe n'umugeni ngo haze n'abakwe, ni nako nabo abakwe bakenewe, ni ngombwa nabo ko baza. Ko abakwe barashushanywa n'abantu baje mu nzu y'Imana, bumvisha ubutumwa nkuko abandi babwumvishe, baza mu nzu y'Imana, ariko gahunda yabo ntabwo ari ugukizwa, gahunda yabo ntabwo ari uguhinduka, gahunda yabo ntabwo ari ugukiranuka, gahunda yabo ntabwo ari ukumvira Imana kuko ntabwo ari abanyetorero, gahunda yabo ntabwo ari ukugendera mu murongo w'Imana, ahubwo ni ukuryoshya amafoto, ni ukuryoshya imisango y'ubukwe. Kuko randevu, gahunda ifitwe hagati y'umukwe n'umugeni. Dushingiye ku byo Yesu yakoze, dushingiye ku burinzi bwe, dushingiye ko ari utugaburira, dushingiye ko ari utwambika, dushingiye ko ari we gakiza kacu, mu bantu barenga 10,000 niwe wagaragara. Haleluya! Mu bakomeye n'aboroheje, imiryango yose yaje. Haleluya! Abanyabwenge baje, uyu Kristo niwe wenyine wagaragara. Urukundo dukunda Imana nitwemerera guhamya, nitwemerera kwakira amajwi ya Satani atubwira ko Imana yaturetse. Ntabwo twemereye kwakira amajwi ya Satani atubwira ko dupfuye. Oya, umukunzi wacu yaramanutse, kandi aho yamanutse yagiye turahazi, yagiye mu mirima, kandi mu iyi mirima arimo arakoramo ibintu bibiri. Icya mbere, yagiye kuragira. Iyo umuntu agiye kuragira ntaza n'amata se, ntawuragira izakamo. Yagiye kuragira n'amata bari bugufi aho ngaho. Haleluya! 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 Iyo umuntu agiye kuragira aba yiteze n'amata, umusaruro uvuye mu kuragira. Yagiye kuragira. Icya kabiri, yagiye no mu busitani, arimo araca indabo. Humura, muri bya bindi bikugerageza nubwo warebaga imbere n'inyuma, ndetse abantu batangiye kunyega bakubwira ngo mbese Imana uhora usenga kuwa kane kujya kuyisenga, kuwa mbere ukayisenga, ku cyumweru ukagenda, ko twakubonye ujya mu butayu, ko twakubonye wiyiriza ubusa, ko tukuzi uhora uyihamya, ariko iyo Mana ye kwitagaragara iri hehe? Uzababwire ngo yaramanutse yagiye mu murima kuragira, ngo kandi yaramanutse yagiye no mu busitani, ngo irimo iraca indabo, kandi izi ndabo umukwe nta wundi agiye kuzizanira n'umugeni, kubera ko ndi umukunzi wanjye, umukunzi nawe wanjye nawe akaba ari uwanjye. Hanyuma izi ndabo agiye guca ni njye agiye kuzizanira. Umukora ahamagara. Mwiriwe nanone, Yesu nashimwe. Nitwa Gafaranga Sylvestre, ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 3. Ndibwira ko ibyo bihagije. Umwanya usigaye ndagira ngo dufatikanye tuvuge Imana na Kristo. Ndagira ngo munyemerere nsaba umuntu umwe yigire hano bugufi amfashe gusoma. Umuntu umwe yigire hano bugufi dufatikanye gusoma ijambo ry'Imana. Narimba kumbuye, ndagira ngo tuganire. Tugiye gusoma igitabo cy'indirimbo ya Salomo. Igitabo cy'indirimbo ya Salomo ni igitabo gikurikira umubwiriza, kikabanziriza Yesaya. Hanyuma turasoma igice cyaho cya 5. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 6 tugere ku murongo w'10. Ndagira ngo rero uyu muntu ugiye kudusomera kugira ngo tuze kubigendanamo neza, araza kugerageza agenda asoma umurongo umwe nanjye nsubiramo, kuko burya tugenda dukoresha Bibiliya zitandukanye, kandi biba byiza iyo umuntu asomye muri Bibiliya zirenze imwe, kuko hari igihe usanga Ikinyarwanda gisobanutse kurenga. Ndagira ngo rero tuze kugendana, azajya asoma umurongo, hanyuma nanjye ngusome mu yindi Bibiliya tuze kubihuza. Aranditse ngo jewe nakinguriye uwo nkunda, ariko uwo nkunda yari yakimiranye arigendera. Nataye umutwe nsanze yagiye, naramushatse sinamubona, naramuhamagaye ntiyanyitaba. Komeza. Ndamushaka ndamubura, ndamuhamagara ntiyanyitaba. Murongo wa 7.
mpura n'abarinzi bagenda umudugudu, barankubita barankomeretsa. Abarinzi b'inkike banyambura umwitero wanjye. Hano murongo wa 7 uratubwiye ngo abarinzi twahuye bamwe barari irondo mu mujyi, bankubise barankomeretsa, banyambuye igishura, babandi barinda inkike y'umujyi. Komeza. Murongo wa 8 aranditse ngo mwa bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndabihanangirije, nimubona umukunzi wanjye mumumbwirire yuko urukundo rwansabye. Bari b'i Yerusalemu ndabibasabye, nimuhura n'uwo nkunda muramubwira iki? Ko nazonzwe nzira urukundo. Murongo wa 9 meze? Yego. Titre yayo iravuga ngo iki? Abakobwa. Hanyuma ahavuga abakobwa, mw'iyi Bibiliya haravuga ngo ni abakwe. Abakobwa ahandi hakavuga ngo ni abakwe. Ko twagiye? Umukunzi wanjye mbese arusha abandi iki? Yewe wa mugore we w'indatwa mu bagore, umukunzi wawe arusha abandi iki gitumye utwihanangiriza utyo? Mbese ukunda arusha icyo abandi, we gitego mu bakobwa, rwose n'icyo ukunda arusha abandi ngo urinde kutwinginga utyo. Murongo wa 9 umukunzi wanjye arera kandi akeye mu maso, ni inyamibwa iruta abantu inzovu. Yego. Hanyuma hano ku murongo wa 10 ni ijambo ryavuzwe n'umugeni, uwo nkunda ni izuba, ni inzobe idahanda, mu bihumbi 10 niwe wagaragara. Murongo wa 11 oya ni 10 tugarukiraho. Yego murakoze. Soma dukomeze igice cya 6 murongo wa 1. Igice cya 6 murongo wa 1 haranditse ngo abakobwa, umukunzi wawe yagiye he? Yewe wa mugore we w'indatwa mu bagore, umukunzi wawe yerekeye he kugira ngo tumushakane nawe? Ahanditse abakobwa hano handitse ngo ni abakwe. Mbese ukunda yagiye he, wowe gitego mu bakobwa? Ukunda yaba yerekeye he ngo tugufashe kumushaka? Umugeni arasubiza, umukunzi wanjye yamanutse ajya mu murima we, mu turima tw'imibavu, kuragira mu murima no guca uburabyo bw'inyagage. Uwo nkunda yamanutse agana mu busitani bwe, mu murima y'ibiti bivamo imibavu, kuragira mu mirima no guca indabo z'amarisi. 3 Nduwo umukunzi wanjye, umukunzi wanjye nawe n'uwanjye, aragirira umukumbi we mu myagage. Amen. Murongo wa 3 haranditse ngo nkunda n'uwanjye nanjye nduwe. Uwo nkunda n'uwanjye nanjye nduwe. Hanyuma reka dusoreze mu ndirimbo ya Salomo igice cya 2 umurongo wa 2. Indirimbo ya Salomo igice cya 2 murongo wa 2 haranditse ngo nka karungu mu mahwa niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa muhabwa umugisha. Wa 3 turabusoma buretse mu bandi bakobwa uwo nkunda ameze nka risi mu mahwa. Murongo wa 3 nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba niko umukunzi wanjye ameze mu bahungu, nicaye mu gicucu cye nezerewe cyane, amatunda ye yarandyoheye. Nk'ipera mu biti by'ishyamba niko uwo nkunda ameze mu bana b'abahungu, nicaye mu gicucu cye uko nabirarikiye, akabuto ke kandyohera mu kanwa. Imana iguhe umugisha. Amen. Mana yo mu ijuru, turacyari imbere y'ubwiza bwawe. Ijambo ryawe riraturuta twese uko turi hano, kandi mu ijambo ryawe harimo imbaraga. Turasenze kugira ngo muri kano kanya umwuka wera amanuke, kugira ngo asobanurire iyi mitima ubushake bw'Imana binyuze mu ijambo ryayo. Turagushimiye kuko uri Imana yumva gusenga, icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo munyemerere mbanze mbahe intashyo, kuko iri niryo teraniro rya mbere nteranye. Ku cyumweru nateraniye i Muhanga muri paruwase yitwa Jurwe, amateraniro asoje bampaye intashyo, nimuzakire. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana dusanze mu ndirimbo za Salomo. Nahaye umutwe cyangwa se teme cyangwa titre ivuga ngo ni imbaraga z'urukundo.
imbaraga z'urukundo ruri hagati y'itorero ndetse na Kristo. Imbaraga z'urukundo ziri hagati y'itorero na Kristo. Ntekereza ko iri jambo nubwo watahana iryo ryaba rihagije. Imbaraga z'urukundo ruri hagati y'itorero na Kristo. Imana itugirire neza rero, ndagira ngo mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana tubanze tuvuge gatoya kuri kino gitabo tumaze gusoma, igitabo cyitwa Indirimbo ya Salomo. Mu zindi Bibiliya bacyita ngo ni igitabo cy'indirimbo ihebuje. Ubwo uvuze kimwe cyaba gisobanuye ikindi, byose ni kimwe, yaba indirimbo ihebuje yaba indirimbo ya Salomo. Ni inyito cyangwa se ni izina ry'iki gitabo. Iki gitabo rero cyanditswe na Salomo. Salomo akaba umwami wa gatatu wa Isirayeli. Murabizi yuko yasimbuye se Dawidi wasimbuye Sawuli. Uyu Salomo rero mumuzi ku mateka menshi, ariko cyane cyane Bibiliya itubwira ko mu bami bamubanjirije no bazamuheruka nta wigeze agira ubwenge nk'ubwa Salomo, kuko igihe kimwe yagiranye ibihe byiza n'Imana. Imana isaba Salomo yuko ayisaba icyo ashaka cyose, Imana ikakimuha. Hanyuma Salomo ahinduka umunyabwenge, asaba neza. Tujye tumenya gusaba neza twaje mu nzu y'Imana. Salomo rero Yesu asaba Imana kugira ngo Imana imuhe ubwenge, hanyuma mu ubwenge buzamubashishe kuyobora Abisirayeli, buzamubashishe kuyobora rubanda Imana yari imuhaye. Yaravuze ngo dore ndi umwana mpawe igihugu, ariko kandi mu gihugu habamo byinshi, harimo abahanga, mu gihugu hari intambara, mu gihugu hari imanza. Nta kindi nagusaba uretse kunyigisha ubwenge kugira ngo nzabashe gukora umurimo umpamagariye neza. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Bibiliya reka muhamiriza yuko mu bamubanjije no mu bamuherutse nta wigeze ugira ubwenge nk'ubwa Salomo, nta n'uzagira ubwenge nk'ubwa Salomo. Bigaragara mu rubanza rwa mbere yakijije, ubwo abagore babiri b'indaya babanaga mu nzu imwe barwaniraga umwana muzima. Umwe avuga yuko uwapfuye ari uwa mugenzi we, undi akavuga yuko uwapfuye ari uwa mugenzi we. Hanyuma urubanza ruza kugenda rugera kwa Salomo, kandi bigaragaza ko urubanza kugira ngo rugere kwa Salomo rwari rwabanje mu zindi nzego zitandukanye. Ntabwo urubanza rwahita rugera ibwami, ntabwo perezida w'igihugu yakemura ikibazo ku nshuro ya mbere, ahubwo kiba cyarabanje kugira izindi nzego kinaniranaho. Ni nako rero byagenze, ariko bimaze kumugera imbere, arangije muri bwa bwenge Imana yamuhaye, ngo arababwira ngo rero ntabwo namenya nyir'umwana, icyakora hari icyo ngiye gukora, nimuzane uwo muzima kuko niwe uteje ikibazo. Hanyuma ngo atumiza inkota, arababwira ngo uyu muzima nawe ngiye kumucamo kabiri, hanyuma mubagabanye, igice kimwe gihinduka icyumwe, ikindi gihinduka icyundi, hanyuma ikibazo menyikemuye ntyo. Ariko Salomo yabikoze muri bwa bwenge Imana yamwigishije. Ntabwo yari afite umugambi wo kwica uwo mwana, ahubwo yagira ngo arebe uza kumugirira impuhwe. Hanyuma ngo utari nyina w'umwana aravuga ngo nibyo koko mwami mutugabanye, ariko nyina w'umwana aravuga ngo mwami, nubwo umwana yari uwanjye, ariko kugira ngo mubona mpfira mu maso, mufata umuherezi uyu mugenzi wanjye amwijyanire. Nzanezezwa no kubona umwana wari uwanjye mugenzi wanjye anyabuye, nzanezezwa no kubona kura. Imana itugire neza, itwigishe guhitamo neza. Haleluya. Salomo ahita afata icyemezo, aravuga ngo nyina w'umwana n'uyu mugiriye imbabazi. Uyu washakaga ko tumubagabanya ntabwo ari nyir'umwana, agikemura neza, kandi rubanda rwose ruhita rubona ubwenge bwa Salomo kuko Imana yamwemereye ubwenge. Imana itugire neza rero. Uretse iki gitabo cy'umubwiriza, uretse iki gitabo yanditse n'igitabo cy'umubwiriza, yandika n'igitabo cy'imigani, yandika na Zaburi, kuko hari benshi bajya bateka ko Zaburi zanditswe na Dawidi, ariko Zaburi zanditswe n'abantu benshi batandukanye, ndetse na Salomo agiramo Zaburi yanditse. Iki gitabo rero kigira umwihariko. Iki gitabo cyitwa Indirimbo ya Salomo cyangwa se Indirimbo ihebuje, kigira umwihariko kubera ko ni igitabo gikubiyemo igisigo cyangwa se gikubiyemo imitoma mu mvugo y'abiki gihe, cyangwa gutakana kuri hagati y'umukwe n'umugeni. Haleluya. Nari mvuze ngo ni igitabo gikubiyemo igisigo, niyo mpamvu benshi bagisoma ntibagisobanukirwe. Kandi iki gisigo kikaba gitaka cyangwa se kikaba gitomora, akaba ari imitoma iboneka hagati y'umukwe n'umugeni. Hanyuma muri kino gitabo iyo ukomeje ugasoma, usanga umukwe bashaka kugaragaza cyangwa urukundo aho rurengurira ni nk'amarenga, ni igisigo, ni imigani, ariko ni umugani ugana kariho, ni igisigo kigaragaza urukundo ruri hagati ya Kristo n'itorero. Haleluya. Kuko umukwe ashushanya Kristo, umugeni agashushanya itorero. Imana itugire neza. Aho twasomye rero Bibiliya itubwira ngo abakobwa, kuko turasangamo kino gitabo kirimo abantu batatu bavugwamo,
kiravugwamo umukwe, kiravugwamo umugeni, kivugwamo n'abakobwa, aho abandi twasanze kivugwamo umukwe, umugeni ndetse n'abakwe. Murabizi yuko ubukwe bwose ntabwo umukwe n'umugeni baba bahagije kugira ngo ubukwe bube bwuzuye. Ubukwe bugomba kuba bufite umukwe n'umugeni, ariko kandi hakaba hari n'abakwe batashye ubukwe, aribo Bibiliya hano yise abakobwa, ariko hano mu bindi Bibiliya bakabita abakwe. Hanyuma Imana itugirire neza. Uyu mukwe rero mu gihe ashushanywa na Kristo, umugeni agashushanywa n'itorero cyangwa se agashushanywa n'umukiranutsi, tuzabona ko abakwe barashushanywa n'abantu baje mu nzu y'Imana, bumvisha ubutumwa nk'uko abandi babwumvishe baza mu nzu y'Imana, ariko gahunda yabo ntabwo ari ugukizwa, gahunda yabo ntabwo ari uguhinduka, gahunda yabo ntabwo ari ugukiranuka, gahunda yabo ntabwo ari ukumvira Imana kuko ntabwo ari abanyetorero, gahunda yabo ntabwo ari ukugendera mu murongo w'Imana, ahubwo ni ukuryoshya amafoto. Imana iturinde kuba baryoshya amafoto. Ni ukuryoshya amafoto, ni ukuryoshya imisango y'ubukwe, kuko randevu, gahunda ifitwe hagati y'umukwe n'umugeni. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Hanyuma iki gitabo uzasanga gikubiyemo ibintu bigera kuri bitatu. Icya mbere kirimo, harimo icyo bita intambara n'ibigeragezo byo muri buno buzima, cyangwa se intambara n'ibigeragezo ndetse n'akaga n'amakuba biterwa n'urukundo. Twavuze ngo nubwo bagaragaje ko ari urukundo hagati y'umukwe n'umugeni, Abanyarwanda nibo barabahanga baravuze ngo nta butaha butagezwe intorezo. Hanyuma rero iyo hari ubukwe n'ibirwanya biraboneka. Ibi bigeragezo, aya makuba n'aka kaga n'izi ntambara tuza kubona mu gice kimwe kiri hagati, giterwa n'urukundo ruri hagati ya Kristo n'itorero, turaza kubona yuko ni intambara za buri munsi umukristo cyangwa umukiranutsi arwana nazo, kandi izi ntambara ziraterwa n'urukundo. Turaza kubona ko ari intambara abakristo bajya barwana, ab'isi batamenye Imana, abatarinjiye mu no muhamagaro, abatarakiranutse uko bikwiriye batajya bahura nazo. Ikindi gice, andi magambo agaragaza imbaraga z'urukundo zituma umugeni, hano ari ryo torero, yihangana, akihangana mu bigeragezo, akihangana mu ntambara, akarwana ku manywa na nijoro kugeza igihe aneshereje. Babonye ko harimo abakwe, abandi Bibiliya bita ngo ni abakobwa. Abangaba ni abatunyega, kuko ushobora kujya kugisha inama iyo ugize ikibazo ugakubitana n'umukwe, ukajya kugisha inama n'abakwe utagishije inama umukwe. Abakwe kuko ntabwo bafitanye randevu n'umukwe, bakugira inama zitandukanye, rimwe na rimwe bakaduca intege. Mwumvishe mu magambo twasomye tuza kugarukaho mu kanya, aho Bibiliya itubwira ngo nuko abakwe barabaza ngo ariko ubundi umukunzi wawe yagiye hehe kugira ngo tugufashe kugushaka? Ubundi umukunzi wawe arusha abandi iki gituma urimo umutaka cyane? Arusha abandi iki gituma uhagaritse ubuzima? Arusha abandi iki gituma urimo twihanangiriza gutyo? Hanyuma rero hari intambara duhura nazo, hari amakuba duhura nayo, hari akaga, hari ibiduca intege bituruka mu bakwe. Kandi twabonye ko abakwe nibo abandi tubana mu rusengero, abakwe twabana mu badiyakoni, abakwe twabana mu nshingano no murimo w'Imana, abakwe twabana mu baririmbyi turirimba, abakwe twabana mu bakirisito, abakwe twabana mu banyamasengesho, kubera ko baberaho kuryoshya amafoto. Kandi nk'uko nta bukwe butagira umukwe n'umugeni ngo haze n'abakwe, ni nako n'abo bakwe bakenewe, ni ngombwa nabo ko baza. N'ikimenyimenyi uyu munsi wa none twiza amagambo y'Imana atandukanye. Na Yesu yigeze kubana n'abigishwa n'intumwa, igihe kimwe arababwira ngo muraboneye, ariko ntabwo ari mwese. Bibutse ko Yesu aramutse aje uwo yahamiriza nk'umugeni ntabwo ari benshi bari hano muri no teraniro, ariko Imana ishimwe turimo turafashwa kuko hari n'abakwe. N'abakwe bagomba kuza bakumva ijambo ry'Imana bakaryoshya amafoto, n'abafotoye bakabona ko iteraniro rya Gatare ryari ryuzuye, n'abagiye kuririmba ntihaboneke gutera no kwiyikiriza, ahubwo bakagira n'abakoma amashyi. Imana itugirire neza. Ariko nubwo babakwe bigaragara ko banyega umugeni, turaza kubona ko urukundo rutuma umugeni atahemukira umukwe agakomeza kurwana intambara ry'imbere. Imana itugirire neza. Igice rero twabonye cya kane ari nacyo cya nyuma, ni igice cyitwa imitoma iri hagati y'umukwe n'umugeni. Urukundo ruraryoha. Haleluya. Urukundo ruraryoha. Ni imitoma iri hagati y'umukwe n'umugeni. Ni igisigo cyiza kigaragara hagati y'umukwe n'umugeni, aho umukwe ataka umugeni n'umugeni agataka umukwe.
aho umukwe aririmbira umugeni n'umugeni akaririmbira umukwe. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Hanyuma umugeni wa Kristo agihagaze neza akiri ku rugamba, hari Kristo twirata mu bwami bwiwe. Kristo ajya yirata abakiranutsi, nk'uko twabonye yuko umukwe yirata umugeni, ni nako Kristo ajya yirata abakiranutsi. Kandi nk'uko twabonye ko n'abageni ubwabo birata bakwe, umugeni yirata umukwe, ni nako n'itorero rirata Kristo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umukiranutsi nta kindi abona Kristo wabambiwe itorero. Imana idufashe kandi tugire neza. Haleluya, haleluya. Ndumva igitabo tukivuze mu ncamake, reka twigarukire muri rya jambo tumaze gusoma turivugaho gatoya, niturangiza twisengere Imana. Bibutse ko turacyari kuri titire ivuga imbaraga z'urukundo ruri hagati y'itorero na Kristo. Kandi hano nituvuga itorero, nuze kumva bano bantu buzuye mu rusengero, uze kumva ko itorero rikeneye ni wowe. Haleluya. Niyo mpamvu hano bakoresheje ijambo ryitwa umugeni, ntibakoresha abageni. Umugeni ni ngiye nkwiye kuba umugeni, itorero ni ngiye nkwiye kuba itorero. Nuza kumva igisigo cyangwa tukavuga itorero, uhindukire uvuge ngo niba nkijijwe neza nkaba ndi umukiranutsi, nkaba numvishe ko umukwe yirata umugeni, bivuze yuko nanjye Kristo anyirata akandata imbere y'Imana. Kandi koko mu byibuka yarivugiye ubwe, aravuga ngo umuntu nagira isoni zo kumuhamiriza imbere y'iteraniro, nawe azagira isoni zo kumuhamiriza imbere ya Data wa twese n'imbere y'abamarayika. Bivuze yuko Kristo mu murimo akora ajya yirata abakiranutsi. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Hanyuma muri cya gice cy'intambara, Bibiliya yatubwiye ngo uyu mugeni yagize iyerekwa ngo arimo arota, cyangwa se ngo yumva umukwe arakomanze, arangije ngo arabyuka kugira ngo ajye gukingura uwo yakundaga. Bibiliya yatubwiye ngo arimo agenda ngo asanga undi ngo nawe yagize gute, yagiye ngo aramushaka aramubura. Ariko kubera ko urukundo rwari rukomeye mu mbaraga z'urukundo, n'ubwo ijoro ryari ririmbanyije ari mu gicuku, ntabwo yigeze agira ubwoba ngo atinye ibiteye ubwoba by'ijoro, ntabwo yigeze atinya inyamaswa, ntabwo yigeze atinya abajura, ntabwo yigeze atinya abarinzi b'umudugudu. Bibiliya yatubwiye ngo yahuye n'abanyerondo baramukubita. Ariko ngo mu gukubitwa ngo ntiyigeze asubira inyuma, ngo yarakomerekejwe bikomeye, ngo ariko mu gukomereka kwiwe ngo akomeza kugenda muri ya nzira yo gukiranuka, akomeza kugenda akurikiye ashakisha umukunzi. Imana itugire neza. Haleluya, haleluya. Ko niko ubuzima bwacu bwa buri munsi duhura n'intambara ziturwanya mu bukristo. Ariko kabone nubwo twakubitwa tukabona ibidukomeretsa, ntabwo dukwiye gusubira inyuma ngo nuko twakomeretse. Dukwiye gukomeza kurwana intambara tujya imbere, tukajya gusingira icyo Kristo yadufatiye, tukarwana intambara nziza, intambara yo kunesha. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo nuko arakomeza, ngo biza kugera ubwo ngo abakobwa bamuvugisha, ngo mwe abakobwa b'i Yerusalemu, namwe ndabihanangirira, nimuramuka mubonye umukunzi wanjye mumwumvire yuko urukundo rwansabye. Imana itugirire neza. Nimuramuka mubonye umukunzi wanjye mumumere itangazo, mumubwire ko urukundo rwansabye. Ngo abakobwa kuko bo ntabwo babyitayeho, iby'urukundo ntibareba, ngo barangije ngo bavuga ngo none se umukunzi wawe yaba arusha abandi iki cyatuma utwihanangiriza utyo? Wandatwa wayi umugore, umukunzi wawe arusha iki abandi gituma utwihanangiriza utyo? Haleluya, haleluya. Iyo twaze kumenya Imana, muri twe urukundo dukunda Kristo, kandi uru rukundo rutuma twihanangiriza ab'isi n'iby'isi. Uru rukundo rutuma bitunganya, kabone n'utubaza bikatubaza icyo Imana yacu tumariye. Ariko uko twebwe urukundo rwadusabye, dukomeza kurwana intambara neza, uko twari icyo Kristo yadufatiye, ntabwo tuzasubira inyuma tutari twasingira icyo Kristo yadufatiye. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Arangije ngo abatangariza itangazo, ngo arababwira ngo umukunzi wanjye ngo arerakeye mu maso, ngo arababwira ngo n'inzobe idahanda. Ngo hano Bibiliya yatubwiye ngo
ndetse ngo ni inyamibwa iruta inzovu. Mu yindi mbere yatubwiye ngo niwe wagaragara. Haleluya. Dushingiye ku byo Yesu yakoze, dushingiye ku burinzi bwe, dushingiye ko ari utugaburira, dushingiye ko ari utwambika, dushingiye ko ari we gakiza kacu, mu bantu barenga 10,000 niwe wagaragara. Haleluya. Mu bakomeye n'aboroheje, imiryango yose yaje, haleluya, abanyabwenge baje, uyu Kristo niwe wenyine wagaragara. Dukwiye kurwana urugamba kugeza ku kigero tuvuga ngo Kristo niwe wenyine wagaragara. Ibigeragezo byaje, Kristo niwe wenyine wagaragara. Mu byago, Kristo niwe wenyine wagaragara. Mu makuba, Kristo niwe wenyine wagaragara. Amafaranga yaje, Kristo niwe wenyine wagaragara. Mu bantu 10,000 niwe wagaragara. Haleluya. Aramuririmbye wavuze ngo wanyimika ngo njye kuba umwami w'ishyanga rinini rite, ngo ariko ndi imbata y'icyaha ntabwo nabyemera. Urukundo rero rurakomeye. Uru rukundo rutuma umukunzi wawe agaragara mu bandi bantu bose, ndetse n'ibyaza byose, amafaranga n'ubutunzi, mu bantu 10,000 niwe wenyine wagaragara. Hanyuma ngo igice cya 6 twasomye atubwiye ngo umukunzi wawe yagiye he? Ngo ni ijambo ry'abakobwa cyangwa se ni ijambo ry'abakwe. Batangira kumubwira batari ko ibyo nta nubwo tubyumva. Umukunzi wawe wagiye kumusengera mu butayu, umukunzi wawe umaze iminsi umuhamya, umaze igihe utubwira ko ari Imana ishobora byose, umaze igihe uduhamiriza ngo nidusenge. Ubundi umukunzi wawe yagiye he? Byatuma tumushaka umanywa na nijoro tumubone. Umukunzi wawe yagiye he, wa mugore w'indatwa mu bagore? Umukunzi wawe yerekeye he kugira ngo dufatikanye nawe kumushaka? Yo, baratunyega, baratunyega, ariko umukunzi wacu arahari. Haleluya. Umukiranutsi nta na rimwe ajya atekereza ngo yumve kubw'urukundo n'igihango yahanye na Kristo, ngo ajya atekereza ngo yumve yuko Imana yamuretse. Hari igihe kimwe umugabo bita Yobu yari mu bigeragezo n'intambara zitandukanye, nk'izo nawe uyu munsi wa none ushobora kuba urimo, ndetse bigera igihe ngo asuhuze umutima, yibaza ibirimo kumubaho, atangira gutekereza ko nta kintu yaba yarakoze cy'ubugome yagomeye Imana cyatuma ibirimo kumusohoraho, ibyago n'amakuba, ibishyute no gupfusha bakunda, n'uburwayi bw'igihe kirekire. Cyatekereza ko cyaba ari nk'inyiturano, cyatekereza ko cyaba ari nko gusimbuza yuko yakoze ibyo gukiranirwa. Cyane ko buriya abantu ba kera, mu isezerano rya kera tuzabona yuko abantu bari bazi neza ko bakiranutsi bagomba kubona ibyiza. Ntabwo bari bazi amakuba n'ibyago by'abakiranutsi ko nabyo biriho, ariko Imana ishimwe ko Uwiteka ajya amufasha muri byose. Yesaya hano yaravuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ariko kandi murangurure muvuge ko abanyabyaha nabo bagushije ishyano, kuko ibyo bakoze igihe kigeze ngo bibagaruke ku mutwe. Mani tugirire neza, idushoboze kandi twambike imbaraga. Hanyuma ngo muri rwa rukundo rwinshi abasubiza ijambo ryiza rikunze. Arabwira ngo umukunzi wanjye yaramanutse ajya mu murima. Haleluya. Umukunzi wanjye yaramanutse ajya mu murima. Nubwo mwebwe mutamubona, nubwo twamushakiye iburyo nitumubone, tukamushakira ibumoso nitumubone, imbere akaba atagaragara, inyuma akaba atagaragara, mu mafaranga ukaba utamubona, mu kazi ukaba utamubona, mu rubyaro ukaba utarimo kumubona, ariko umukunzi wanjye yaramanutse kandi yaragiye ajya mu mirima. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo iyi mirima, ngo mw'iyi mirima harimo ubusitani, ngo arimo arakoreramo ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ngo araragiye. Haleluya. Umukunzi wanjye ari mu kazi, umukunzi wanjye araragiye. Urukundo dukunda Imana nitwemerera guhamya, nitwemerera kwakira amajwi ya Satani atubwira ko Imana yaturetse. Ntabwo twemereye kwakira amajwi ya Satani atubwira ko dupfuye. Oya, umukunzi wacu yaramanutse, kandi aho yamanutse yagiye turahazi, yagiye mu mirima, kandi mu iyi mirima arimo arakoramo ibintu bibiri. Icya mbere yagiye kuragira. Iyo umuntu agiye kuragira ntaza n'amata se? Ntawuragira izakamo. Yagiye kuragira n'amata bari bugufi aho ngaho. Haleluya. 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 Iyo umuntu agiye kuragira aba yiteze n'amata, umusaruro uvuye mu kuragira. Yagiye kuragira. Icya kabiri yagiye no mu busitani, arimo araca indabo. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya.
arimo araca indabo. Ijambo rikomeye biratubwiye ngo ndi umukunzi wanjye kandi umukunzi wanjye nawe ni uwanjye. Ndi umukunzi wanjye kandi umukunzi wanjye nawe ni uwanjye. Bivuze yuko ibyatunze byose ni ibyacu, imirimo arimo gukora yose inyungu ni mu kwacu. Yagiye kuragira kandi ni twebwe arimo kuragirira. Haleluya. Amata azava mu iryoshya arimo aragiye ni twebwe tugomba kuyanywa. Ndi umukunzi wanjye kandi umukunzi wanjye nawe ni uwanjye. Yagiye mu busitani guca indabo. None se mwigeze umukwe ushobora kujya gufata umugeni? Mwigeze mubona umukwe ushobora kuza gusanganira umugeni akaza adafite indabo? Mwaramubonye? Mwaramubonye? Abatashye ubukwe mwaramubonye? Ikintu cya mbere iyo umukwe ahuye n'umugeni amuhereza n'ururabo. None umukunzi wacu uyu barimo kubura abandi yaramanutse yagiye mu murima kandi yagiye kuragira. Ubwo agiye kuragira amata nitwe tugomba kuyanywa. Ubwo agiye kuragira hari inkwano nyinshi agomba kuzana mu rugo. Haleluya. Haleluya. Tukiri mu isi Kristo ntabwo yigeze areka itorero, ntabwo yigeze areka umukiranutsi. Nubwo twahura n'intambara tugahura n'ibiturwanya muri runo rugendo, ariko Kristo wacu yagiye mu murima, yagiye kuragira. Niwe ubasha kuduha amata tukanywa tugashira inyota. Haleluya. Niwe uduhembura ducitse intege, niwe utwambika imbaraga, niwe usubiza intege mu bugingo bwacu. Haleluya. Ubwo abasora b'imigende bagenda bagacogora bakaruha, ariko bamutegereza duhora dusubizwamo intege nshya. Haleluya. Niwe Yesaya yabonye abona ngo tuzagurukisha amabanga ibisiga, kuko ibyo twizeye nibifatika. Imana ihimbaza. Iyo tuvuze ngo yagiye kuzana indabo, ijambo indabo ni ubusobanuro bw'ibihumura neza. Uretse ko ari n'ikimenyetso cy'agaciro umukwa h'umugeni, ariko kandi ni ibihumura neza. Humura muri bya bindi bikugerageza nubwo warebaga imbere n'inyuma, ndetse abantu batangiye kunyega bakubwira ngo mbese Imana uhora usenga kuwa kane kujya kuyisenga, kuwa mbere ukayisenga, ku cyumweru ukagenda, ko twakubonye ujya mu butayu, ko twakubonye wiyiriza ubusa, ko tukuzi uhora uyihamya, ariko iyo Mana ye kwitagaragara iri hehe? Uzababwire ngo yaramanutse yagiye mu murima kuragira, ngo kandi yaramanutse yagiye no mu busitani, ngo irimo iraca indabo. Kandi izi ndabo umukwe nta wundi agiye kuzizanira n'umugeni, kubera ko ndi umukunzi wanjye, umukunzi nawe wanjye nawe akaba ari uwanjye. Hanyuma izi ndabo agiye guca ni njye wagiye kuzizanira. Dushonje duhishuye itorero. Komeza mu gukiranuka, komeza uhana igihango na Kristo, komeza urukundo rwiyongere muri wowe, kubera ko dushonje duhishiwe. Kristo arimo araca indabo, bisobanura ngo nibihumura neza. Kristo arimo arajya kuzana igisubizo cy'ibibazo byawe. Ibihumura neza iyo byaje umuntu aranezerwa. Umukwe iyo umugeni yabonye ururabo aranezerwa, yibagirwa imibabaro, yibagirwa amagambo, yibagirwa bya bindi byose byageze ubukwe bishaka kubwica, kubera ko noneho igihe cy'amasezerano kiba gisohoye. Mana ishimwe. Haleluya. Yagiye guca indabo rero zirimo ziracibwa, kandi ubwo zirimo zicibwa murabizi yuko indabo ntabwo zijya zitinda. Bivuze ko Imana yacu ntabwo itinze, umukunzi wacu ntabwo atinze, ntabwo ajya atinza isezerano, ntabwo ajya atinza gusubiza abera, ntabwo ajya atinda kumva mutakira ku manywa na nijoro. Umukunzi wacu agiye kuzana ibihumura neza kugira ngo ugubwe neza. Agiye kuza yurura umutima wawe umaze iminsi ubabaye, agiye kuza kubera igisubizo, agiye kuza kurwanira intambara, agiye kuza kubera igisubizo. Abantu bose babireba bamenye ko umukunzi wawe yahageze, bamenye ko ari umunyantege nke watabawe n'umunyembaraga. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Dawidi wari warasobanukiwe neza n'iby'uru rukundo, yaramaze kumva urukundo. Ariko mbere yuko ngera mwa Dawidi, igice cya 8 cy'iyi ndirimbo ya Salomo kivuga igisigo cyiza, gisa nk'igisoza kigaragaza urukundo, imbaraga ziri mu rukundo rwa Kristo, imbaraga ziri mu rukundo abakristo bakunda Kristo, imbaraga ziri mu rukundo Kristo akunda itorero, Kristo akunda umukristo, Kristo akunda umukiranutsi. Baravuga ngo izi imbaraga z'urukundo, ngo amazi menshi ngo ntabwo yaruzimya. Bivuze ko urukundo rumeze nk'umuriro, urukundo ruragurumana.
none ufashe amazi menshi ngo ukayasuka muri runo rukundo ngo ntabwo ashobora kuruzimya. Ntabwo amagambo n'ibicantege niko umuririmbyi yavuze, yaravuze ngo ngo bajye batubwira ayo magambo n'ibyo bicantege ngo nibo bazagwa. Ababimubwira nibo bazagwa. We gucogozwa n'icamugongo, we gucogozwa n'ibigusubiza inyuma, we gucogozwa n'ibyacogoje abandi, ibirimo guca intege abagenzi byiguca intege. Haleluya! Urukundo ntirukomeze rugurumana. Aravuga ngo rero amazi menshi ntiyaruzima, ngo inzuzi zuzuye ngo ziramutse zije zikinaga zikimena zikajya hejuru zikarengera urukundo, urukundo rwakomeza gukomera. Arandika mu Baroma Pawulo igice cy'umunani umurongo wa 31, aravuga ngo ni igice cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Ko hariho urukundo ni iki cyadutandukanye narwo? Aravuga ngo n'ibyago n'amakuba n'intambara n'ukurenganywa n'ukwambara ubusase. Aravuga ngo nubwo twakwicwa umunsi ukira arimo turizira gukiranuka tuzira Kristo, nta cyatuma dusubira inyuma. Imana ihimbazwe. Haleluya! Arakomeza avuga urukundo, ararugereranya, aravuga ngo urukundo ngo rugira imbaraga ngo zimeze nk'iz'urupfu, nk'uko urupfu icyo rwitumye rugitwara, nk'uko ukomeye n'uworoheje atwarwa n'urupfu. Aravuga ngo n'uru rukundo ngo urukundo rugira imbaraga zimeze nk'iz'urupfu. Haleluya! Haleluya! Dusomera icyo gice cya 8. Umurongo wa 6. Dusomera umurongo wa 6. Indirimbo ya Salomo igice cya 8 umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7. Yego, uragenda usoma umurongo umwe kwa kundi twabikoze. Indirimbo ya Salomo igice cya 6 umurongo wa 6. Igice cya 8 umurongo wa 6. Umurongo wa 6 aratubwira ngo unshyire mu gituza cyawe mbe ikimenyetso kuboko kwa kuko urukundo rukomeye kandi ifuha ntirigorondeka, ni nk'imva, ibirimi byarwo ni nk'iby'umuriro, ni umuriro rwose Uwiteka. Amen. Aha, 6 aranditse ngo nshyira mu mutima wawe mbe nk'ikimenyetso kidasibangana, mbe nk'icyapa giteye no ku kuboko kwawe, kuko urukundo rufite amaboko nk'urupfu, umutima ukunda ukagundira nkarwo, ugurumana nk'ikibatsi cy'umuriro, nk'umuriro w'Uhoraho. Imana ishimwe. Soma 7. Amazi menshi ntiyazimya urukundo, n'inzuzi zuzuye ntizarurenga hejuru. Umuntu watanga ibyo afite mu rugo rwe byose kugira ngo agure urukundo yagawa rwose. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Umurongo wa 7 haranditse ngo imivumba y'amazi ntiyashobora gucubya urukundo, n'inzuzi ntizarurengera. Umuntu watanga umutungo w'urugo rwe rwose akeka ko yawugura urukundo, nta kindi yaronka uretse umugayo. Imana itugirire neza. Bibiri tubwiye uburyo urukundo rukomeye kugera ku kigero umuntu yakwemera, haramutse hari uwemeye guhara ibyo atunze byose akavuga ngo ngewe ngiye kugurisha urukundo, ngo nta kindi yakwakira uretse umugayo, bamugaya. Bivuze yuko urukundo twakiriye kandi urwo rukundo nirwo Kristo, dukwiye gukunda Kristo kugera ku kigero twakwemera natwe ubwacu gupfa, nk'uko yakunze itorero akaryitangira. Amazi agahurura ari menshi, imivumbi ikaza, inzuzi zikisuka ari nyinshi, amajwi akiyongera, ariko kubera imbaraga z'urukundo ziri hagati ya Kristo n'itorero byatumye Kristo adacika intege,
mu murimo we wo gucungura itorero, mu murimo we wo gucungura mwana w'umuntu, akora icyo yagombaga gukora cyose, kandi uwo murimo aracyawukomeje mu bwami bw'Imana. Mbibutse ko ari imbere y'Imana data wa twese. Bibiliya mu Baheburayo iratubwira ngo ni umutambyi mukuru winjiye ahera ahera, ahinjijwe n'amaraso ye, ngo arangije ngo ahora imbere y'Imana data adusabira. Ni igitambo kizima gihora imbere y'Imana data kidusabira, ahora dutakira buri munsi. Niyo mpamvu tunesha Satani. Mani tugirire neza. Haleluya. Mu gice cya kabiri cy'indirimbo ya Salomo twasomye ngo iki? Twasomye 20 umurongo wa 2 ndetse n'umurongo wa 3. Bibiliya yatubwiye ijambo rya mbere ryavuzwe n'umukwe uwo ni Kristo. Aravuga ngo nk'akarungu mu mahwa ni ku mukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Iyi si ifite abakobwa benshi, iyi si ifite abayituye. Mwitorero harimo abantu benshi, harimo ibihumbi n'ibihumbi, ariko Kristo yitegereza umugeni, atangira kumutaka no kumutomba, amuhimbira igisigo cyiza, amuhimbira igisingizo cyiza. Aravuga tumva namwitegereje, umukunzi wanjye ameze nka karungu mu mahwa. Yatuvuza amahwa na karungu. Busanzwe mu mahwa, amahwa nta kimera kibasha kuzamuka ngo kirenga amahwa, cyane cyane mu bihuru by'ibitovu kuba bizi. Amahwa kenshi abaho kwa yonyine, yewe n'ibyatsi byakwitwa ko bimeze mu mahwa biragenda bikaguma hasi, amahwa akagenda akabipfukirana ntibibashe kuzamuka. Ariko iki cyatsi cyitwa karungu cyo ntabwo ariko kimeze. Iki ni icyatsi gikunda kumera mu mahwa, ariko cyo kizamutse kirarenga kikarenga mu mahwa kijomba, kikazamuka kititaye ko nta mvura nyinshi kigeraho, kikazamuka kikarenga ibyo bikigerageza, kikagenda kikagaragara hejuru y'amahwa. Bani himbaza. Haleluya. Uko ni nako umukiranutsi, umuntu wamenye Imana, mu bigeragezo no mu ntambara, mu makuba, mu gutukwa, mu kwambara ubusa, mu byago, mu makuba, agenda ahura na byinshi birwanya urugendo. Ayo mahwa akaza akamujomba. Abo basengana bamwe bakaza ari amahwa, abaturutse hanze bakaza ari amahwa, iterambere rikaza ari amahwa, abavuga bakavuga. No mu ngo iwacu yo tujya duhura n'amahwa jo. Ariko mwayo mahwa ntabwo avuga ngo subiye hasi ndicaye, akomeza kuzamuka, kuko urukundo rwiwe uwo yakunze niwe akeneye kubona. Uwo twakunze ari hejuru, akazamuka akarenga ya mahwa. Niyo mpamvu rero Kristo yitegereje uko kunesha, yitegereje izo ntambara, yitegereje ayo mahwa, yitegereje ibyo bibazo, abonye uko umukiranutsi abitambukamo, arebye uko umukiranutsi adasubizwa inyuma, arangije avuga tumva ndabarahiye nk'akarungu mu mahwa ni ku mukunzi wanjye ameze mu bakobwa. Abandi bakobwa basubira inyuma, iyo amahwa yabajombye basubira inyuma, abandi babivamo, abandi bakwivumbura, abandi bashaka inzira bacamo. Ariko umukunzi wanjye we ntabwo ameze gutyo. Oya, ni nk'akarungu mu mahwa. Mu bimugerageza byose ahora ashaka gushimisha Uwiteka Imana Nyiringabo. Mu bimugerageza byose ahora avuga ngo mwabigeragezo, mwamajwi mwe, mwantambara mwe, nimushaka mugende muhinduke ibihumbi 10, ariko Kristo niwe wenyine ugaragara. Ntabwo abona intambara, abona Kristo. Ntabwo abona amahwa, abona Kristo. Ahora iteka amatwi ye yumva ijwi ry'umukunzi. Mana ishimwe. Ahora ajya mwiyerekwa. Niko umuririmbyi yaririmbye, aravuga ngo urugo rw'Imana ngo ajya arunyereka, aravuga ngo ndurarunyegereye yarumishuri, ngo bigatuma nifuza cyane kugerayo. Aravuga ngo niwo mwandu w'Imana Yerusalemu nshya. Mana ishimwe. Hanyuma umukunzi, umugeni nawe ajya gutaka umukwe. Mukumaze kubona ibigeragezo, mukumaze kubona intambara ahura nazo, arangije nawe atangira kwivugira ku mukunzi we. Aravuga tumva nanjye umukwe wanjye, kuko mu bana ibihumbi 10 niwe wagaragara. Ariko kandi hari n'ikindi kigereranya ameze nkacyo. Aravuga ngo nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba, ahandi biriya tubwiye ngo nk'ipera mu biti byo mu ishyamba, ni ku mukunzi wanjye ameze mu bandi. Hanyuma namwe muzareba ibiti byo mu ishyamba, ni ibiti by'amoko menshi atandukanye. Akenshi uramutse ugiye bakaguta mu ishyamba ry'inzitane. Twebwe iyo tuvuze ishyamba, uretse wenda abaturiye nka za Nyungwe, abandi tuvuze ishyamba ntabwo ari ishyamba rito baba bashatse kuvuga, ni ishyamba ry'inzitane rigari. Mwiri shyamba ry'inzitane wagenda kakunagamo, ushobora gukubitana n'ibibazo byinshi, ariko n'ikibazo cy'inzara cyaza. Ariko iyo arimo atambuka mu biti, muri bya biti byo mu ishyamba byinshi, akaza kugenda mu biti byo mu ishyamba, agashakisha igiti cyamugirira umumaro,
yakibuze kuko yabona icyamuhumurira ariko ntiyabona icyo yarya, ariko ngo arimo agenda mu biti byo mu ishyamba ngo aza kugenda kubitana n'igiti cyitwa iperi. Iperi rero asanga ryeze, atangira kurirya kuko ritandukanye n'ibindi biti byo mu ishyamba. Aravuga ngo niko n'umukunzi wanjye ameze, ngo niko umukunzi wanjye ameze mu bahungu. Imana ishimwe. Hanyuma mu isi ubundi ubusanzwe ibibazo biri mu isi, intambara n'uburyo abantu babuze amahoro, tumeze nk'abari mu ishyamba ry'inzitane. Ariko rata Imana ishimwe kuko mu ishyamba ry'inzitane twaje kwihura n'igiti cyitwa ipera. Hanyuma tumaze kwihura n'igiti cyitwa ipera, turiye ku mbuto zacyo kumva kiraryoshye. Niyo mpamvu yavuze ngo nk'umutapwa mu biti byo mu ishyamba niko umukunzi wanjye ameze mu bahungu. Arangije avuga ngo ndetse ibyo byatumye nicara munsi y'igicucu cye nezerewe. Haleluya. Nicaye munsi y'igicucu cye nezerewe. Ntabwo mva munsi y'igicucu cye, nari mu biti byinshi ariko n'ahandi nabonye imbuto zo kurya. Nari mu biti byinshi n'ahandi nabonye ihumure. Nari mu biti byinshi n'ahandi nigeze numva amagambo anyurura. Muririmbyi yaravuze avangwa anyurura mbabaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Aravuga ngo amaganya yanjye ajya yanduhura. Aravuga ngo yaka nk'inyenyeri iteka n'igikundiro. Aravuga ngo nanjye rero nahisemo kwiyicara munsi y'igicucu cye nezerewe kubera ko amatunda yararyohe. Haleluya. Uyu Kristo araryoshye, araryoshye. Iyo twamaze kumugeraho, Petero yahamije itorero arababwira ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, aravuga ngo nimumwegere kuko niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe rihinduka iry'igiciro rikomeza imfuruka. Imana ishimwe. Niyo mpamvu abamugezeho twahisemo kwicara munsi y'igicucu cye. Amakuba naze twicaye munsi y'igicucu cye, intambara zize twicaye munsi y'igicucu cye, ubupfakazi buze turi munsi y'igicucu cye, impamvu tutasaze turi munsi y'igicucu cye, impamvu inzara itaduhitanye turi munsi y'igicucu cye, impamvu ishyamba ritatumize turi munsi y'igicucu cye, impamvu abatunyega batadushubije inyuma twicaye munsi y'igicucu cye, turanezerewe twebwe. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo amahoro Yesu aha abantu be, aravuga ngo ntagira akagero ntarondoreka, aravuga ngo ajya ahumuriza abayafite. Arangije atangaza avuga ngo nawe nutayata ntabwo uzayakurwa, hariho amahoro. Aravuga ngo kuri ubu njya ngira amahoro. Aravuga ngo atemba nk'uruzi ngo abisi ntibayazi. Arangije avuga ngo icyampa ngasanga yahawe nawe kubera ko ari imbuto ziryoshye. Haleluya. Mugabo Dawidi yigeze kunezezwa nabyo, amaze kugera muri kino gicucu arangije avuga tumva Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Muri Zaburi ya 23 aravuga ngo n'ikimenyimenyi andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Aravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Haleluya. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, abantu bose bakabona ko urupfu nagera rugezemo, aravuga ngo sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Mana ishimwe. Aravuga ngo kandi mu nkoni yagendana ibintu bibiri. Aravuga ngo ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Mbibutse yuko ishyimbo ni inkoni ikomeye itandukanye n'inkoni isanzwe. Ishyimbo ni ikibando. Hanyuma rero ntabwo iki kibando agifitiye kuba kiranutse, ahubwo iki kibando Kristo agitunga, Imana igitunga kugira ngo irwane n'amadubu aza kudutera, irwane n'ibirura biza kudushimura. Imana mu kuboko kwayo harimo inkoni, hakazamo n'icyo bita ishyimbo. Ishyimbo rero niyo irwanira bera, ishyimbo niyo ikubita ibije biduhagurukiye, ariko inkoni niyo Imana ituragiza ikatugaruza ubugwaneza, ikavuga ngo mwana wanjye nyura hano, mwana wanjye komeza ahangaha. Haleluya, haleluya. Inkoni niyo kuturagira, Imana ituyaragira mu bwatsi butoshye. Imana ishimwe. Haleluya. Arangije avuga ngo ntunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Avuga ngo usize amavuta igikombe cyanjye kirasesekara. Arangije avuga ngo ni ukuri nanjye kugirirwa neza ukongeraho imbabazi bizanyomaho iminsi yose nyiriho, ariko nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka. Reka dusoreze hano. Imana ibahe umugisha. Mbere yuko dusenga ndagira ngo wongere utekereze ku mbaraga z'urukundo ruri hagati yawe na Kristo.
Mwigisha amategeko ngo yasanze Yesu igihe kimwe aramubwira ati mwigisha niriye tegeko rusha yandi gukomera, aramubwira ati mva itegeko rusha yandi gukomera niri ngo uzakunda Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Aramwabo kandi rya kabiri naryo ngo rijyakumera nk'iryo ngo ravuga ngo uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ngo kuko amategeko n'ibyahanuwe byose n'ubutumwa bwiza twirirwa tubwiriza ngo bisohorera hamwe amategeko yombi. Imana itugire neza. Urukundo ukunda Kristo ni uruhe? Ese urukundo rwatumye ukomereka uhura n'intambara ukomeza kwirata umukunzi wawe? Ese urukundo ntabwo rwaba rwarazimijwe n'intambara n'amakuba wakubitanye nayo? Ese ni waba waracogoye ugacika intege? Humura umukunzi wawe arahari. Humura Kristo aracyagufitiye imbabazi. Humura yagiye gushaka ibihumura neza. Araragiye kandi yagiye guca indabo kugira ngo akunezeze. Araragiye kandi afite gahunda yo kukuzanira indabo kugira ngo aguhumurize mu makuba no mu bikugora. Azanywe no kugira kubere igisubizo. Azanywe no kumanika ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bwawe. Mbese aho ni wasubiye inyuma, igira ejuru twisengera Imana. Aho ni wacogowe n'incamugongo, aho ni wahuye n'ibigeragezo, ugahura n'abarinzi b'inkike, bakagukubita bakagukomeretsa, bigatuma nawe ucogora ugasubira inyuma, ugaciye ubusamo, igira ejuru twisengera Imana. Mu bikugerageza n'ibikurwana warwanye intambara neza, aho urukundo rwawe ntirwacogoye, uracyahamya Imana mu bubazi Imana n'abatayizi, uracyavuga Kristo neza, uracyabasha kumutomora abantu bakavuga ngo koko avuze umukunzi we neza. Cyangwa nawe urimo urasenga Imana mwino minsi yituka. Harimo abantu bajya basenga Imana bayituka, ugasanga yavuze ngo Mana ubu wangira Imana nanjye akangira wowe, uwangira wowe hanyuma nawe ukaba njyewe nakubabarira. Ntabwo waza kusenga rimwe kabiri gatatu nagusubiza. Ntabwo ari byo. Tukiri kuri uru rugamba dukwiye kuvuga neza umukunzi wacu. Aho ntabwo waba waritotombye mu mutima wawe. Igira ejuru dusenga Imana. Mwanya warangiye. Twisengera Imana kugira ngo urukundo rukomeze rube muri twe. Nta kindi cyatunesheje mwino minsi uretse gukomeza kubaka urukundo hagati yacu na Kristo. Urukundo rugakomeza rukaba rwinshi, urukundo rugakomeza rukiyongera. Nicyo cyazatuma tubasha kunesha ibiduhiga n'ibiturwanya, kubera ko iki kibasha gutuma twumvijwe abandi batumva. Iki kibasha gutuma tubasha kunyura mu makuba no mu mahwa. Iki kibasha gutuma tuba mu bitugerageza, ariko kandi ntitwumve ko isi tuguye hejuru, kuko tuba dufite urukundo rwinshi cyane rugurumana rwadusabye imitima. Batwegekereho inzugi dusenga Imana. Batwegekereho inzugi dusenga Imana. Batwegekereho inzugi dusenga Imana. Niba wumva wabwira Kristo ngo Kristo ndakwinginze kugira ngo umpe imbabazi zawe, urukundo muri ngiye rwaracogoye rwo kugukunda, narasubiye inyuma, naragutakarije icyizere, ariko iki ni igihe Imana ivuganye na Imana iracyagukunda, Imana iracyari kumwe nawe, Imana iracyagufitiye umugambi mwiza. Igira ijuru dusenga Imana. Imana yo mu ijuru, Imana ifite imbaraga n'ubutware, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ijambo ryawe ni rizima kandi ijambo ryawe ni imbaraga. Ijambo ryawe ni indorerwamo twireberamo tukamenya uko turi. Ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ryawe ni amazi atumara inyota. Hanyuma tumaze kwisuzumira mu ijambo ryawe, turasenze kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo utubabarire. Itorero uribabarire. Umuntu wese waba yaracogoye mu rukundo yakundaga Imana ababarirwe. Aho tutaguhamije uko bikwiriye utubabarire. Aho tutigeze dushyika utubabarire. Aho twiciriye inzira tukirwanirira utubabarire. Aho twacogoye mu mutima tugasubira inyuma utubabarire. Turagushimiye rero Kristo, kuko ukiri mu mugambi mwiza wowe uracyadukunda, kandi uri mu murima uraragiye. Ntabwo uri kure y'umuntu wese, kandi uri mu busitani urimo uraca indabo, kuko gahunda ufite ni ukunezeza umukiranutsi. Dushoboze rero kugira ngo duhinduke abakiranutsi biratwa n'Imana, hanyuma natwe turate Imana y'agakiza kacu. Tugukuriye ubwatsi, tugukomeye amashyi, ababyeyi bakuvugirije impundu. Uri Imana urakwiriye, ni mu izina rya Yesu. Amen.